mu mutwe wowe radiyo imbabura telefone ibihiko amafurujeti amakarisoni n'ibisupana na bogisa zose naziriye ko nabona kubijyanye se nagira ngo ubijyanye ku muturanyi nazaho akariso ariko bigomba guhinduka tu pangu yose ndi gupanga izatamo ibintu bizahinduka ubuzima buhinduke nta kintu n'iki ngiki kizigera kinanira ubundi nyifite ubuzima ngihumeka reka n'umunota wa nyuma nzawukoresha ubu bwenge mfite iyi tete mfite ntabwo ari ubusa burimo harimo ubwenge bwa dani yewe ntabwo ubizi uretse ngo mfite umuvandimwe kamanze nanirya akantu ubundi aha njye nohereza n'abantu bo mu cyaro ushaka ko Kigali byaciyemo ko byaciyemo iki cyose kivuye hejuru ushaka ubundi bite byawe unyisitaza nta soni wowe nta soni asitari mu mabye ubundi wavuye n'imbogisi uba wambaye ubundi ubona ufite ubwenge wowe nta soni ufite ubwenge kona n'iyi mutwe wagira ngo ni ipapayi nta kintu wagira ngo nta kintu kibera muri duko kisekesha ubu nanjye najya ngo bango mfite umuvandimwe utamugira se uraho uri muri ikina n'iki n'ikishaka ngo ni Kigali byaciyemo munohereza abantu mwagiye mumenya muri bo bro mwagiye mumenya muri bo man ya reba iyi nkweto igenda igusaza umwenda waracitse ibiki sigaye none do yangushiranye usigaye biri kwambaye amabogisi amagutwo ibyo ntabwo nibwo buri muri ikina wari kohereza abantu bo mu cyaro ngo dige ubwo rero uzi ko nari gukuma mwerekeze dore masengesha do kasi byo bimenya gabanya amagambo tumvikana numvikana iki nta abanyamagambo tumvikana ntacyo ngabambwira abona we ubwenge butangiye turabaho gute ntabwo ubayeho se ntabwo ubayeho uvana ibiki ntabwo ubayeho ese umuntu ndari muri muramuhanye nawe inzara ivuye sha inzara ivuye ese umuntu aheruka kurya kurya ryari nta rebamo hariya wangekera se umuntu aranywa amazi n'ibi rebamo nshaka ufite aga surprise wa mujinga ugenda urebemo hariya sone wowe ndashaka reka kugenda umva nta soni akoshaka ibyo byawe sha peti nta soni wowe icara ngaha mubwire icara ngaha mubwire vugishwa sibyo uvugishwa rero kwirirwa ndyongora navugishwa iki se tekereza icyo gukora ariko uzi n'ikindi iki se ariko uzi n'ikindi iki n'ibyanwa bita nta soni wowe n'ibishati byagize nekuzwa iki se nekuzwa iki asobanuye kuri akagemo nako amuriyesha ubundi se kigiye n'amaradiyo ko mbonye kigenda noneho kigiye he noneho mana yanjye rekinira ndamurangije iyo nguyu we inoti guze maze kugeraho kigomba giho kanura amaso yo wangegera we radiyo kijyanye kisize he wabona kandi ubwo wabona yigurishije buriya rero burada reka mubwira urumva nubwo ubona ubuzima bwaritaje ariko twe tuba dufite ubwenge mani ugira ngo si ibintu mani bizaba nta bundi ntabwo umuntu inzara nta inzara umuntu aba afite yazagenda akayimarane n'iminsi zingana kuri ese umuntu aba afite udukoresho mu nzu urumva uzana ngo tugomba kurya bro tugomba kurya ubuzima n'imbuto mani urumva nubwo
ariko rubyo Gasongo ashobora kuba mbeshye. Aha, murabonanye se nta kundi nabigenza, Gasongo ashobora kuba ndiye. nose radiyo ujyanyiriye Akira. kumpereza radiyo Fata sha. Fata ki. radiyo iri heza Ese birakureba radiyo se umuntu ujyanye radiyo iri umuntu heza azagenda yicwa n'inzara radiyo. Bundi reka mubwire. Hari ibintu umuntu aba agomba gutunga mu Ibiki sha, ibiki? Hari ibintu urayifata cyangwa nawe uyifata? Naringize ngo wangigera we wanagigira gusa ntuzi kunsaba. Kuza n'ubugegera si bike ariko sha ubundi yo. none se kabanze nkubaze ko mbona boro zirangije uzigurisha zo zirambona zirangiye none uragurisha icyo uzagurisha n'isi mama we kankureke ndongira abana hasha asoni nawe ni cyangwa mba mpagaze warangiza ukazana ibi muze byaba by'ibikweto byageze byashe ngabambara ipantaro nzima sha ntabwo ubona abasirimu ndamurangije have shafu rero kana frere reka mubwirira nta muntu uzongera kwica ubundi nzaribaho bro. Ntabwo nzaribaho man. Rengera abantu bajya bavuga ngo barashunje buriya bajya bananzitse. gusetsa se aba ubundi sara umuntu ugisonze Reka byose biba naba yariye yahaze. asigaho nafite n'indagara Zimaze kuzana nyakubahwa papa wari kandi nuko mba numva nazamushaka zimwe zirarya. zarya se n'unoga nabyo bizavamo Nje koga sibyo birakureba. abagenda ndabona umuntu aba ya ndafite abana nzagusubiza mu cyaro wo uvuze mu cyaro ngiki mu cyaro mu cyaro naso mu cyaro naso sha mu cyaro naso amahoro zirarangiye nano haze reka musukirire mizindi ntavese azajya bavuga ngo nzaribona akato nta muntu uravuga ngo nzaribona nawe nzi yo ubundi mu kirana ry'akagira gutyo ubundi umva kagarama papa tugati mana we warakoze mana numva ubundi afasha agasuzuguro k'aho gakura yesha asoni azakomose bahora azuzigurisha usigaye uza abana sinze wagize ute ibintu byose sha kibazo mwinshi zirangije kuvukana n'ikintu nk'iki ngiki mana we amibe umushimira hano Himirazi haze ngushimira iki amibe aganda membeke yamaze nta ntuzi no kwivuza wayikize ubwo se ubona uri muzima wowe uri muzima n'icyo gitwe cyawe we maso umva sha gira gutya se mfite igitekerezo manyoko nta soni mfite igitekerezo ngewe umva nkubwire kuri ugutura nkaba hose ubona se mbeshejweho nawe nawe utunzwe nanjye noneho poro zose zashize nzaba ndeba amaye
nimba nzagurisha ino nkweto yawe, nimba nzagurisha ino pantaro wambaye nawe mbisi. aha umfasha bora zirarangiye ufite mu mutwe wowe radiyo, imbabura, telefone, ibihiko, amafurusheti, amakarisoni n'ibisupana na bogisa zose naziriye. ko nabona kubijyanye se nagira ngo ubijyanye ku muturanyi Nazaho kariso wagize inuzi kiba nayo amakariso ya mugore wawe nayagurisha. ubi akusubite bya akoshana ibiki usigaye wambara hasoni umva se Urambaza iki ari? umva se Umuntu arabahate. umva nubwo ufite umutwe Umuntu arabahate nyine ngishe nama ubwenge buzima umva se umva nyine vugishwa ntabwo ukina uri ahangaha sha barakubeshye ngo bora wazimaze ubu tumeze neza ari banza mubwire banza kurugutura amatwi ntabwo umuntu ubwira uvuga mfite igitekerezo ubuze Frederico aha mubwire Frederico uko ari udasimye Frederico sha ndamidoye korasha ariko se uyu mujyi ngo watunanira kutuwanyirizo ngo ibiki n'ibiki gute se umva nkubwire fata ya telefone ufite amafaranga fata telefone waretse yeza Arangire fata telefone afurame reba telefone mwe mweruse kukugurira sha gira vuba fata telefone mubwire Frederico mubwire plan sha reba mu Frederico aho ngaho Frederico rebamo nakubwire none sasa wamubonye kukireba n'amaso amaze kwangirikana umva muri iki none wowe ujye guhamagara Frederico nose ko bafite amatungo bafite haramu nabite ingurube haramu sha ko nanazishomba nabi noneho zira haramu azigurishe tumubwire ko agiye kugira ute kubona akazano mu mujyi wa Kigali azane boro mubwire azane ibisimba n'ibiki barejeje iwabo urubyiruko rw'imitsi mwabayemo ubu wagakuye amaboko muvuga ngo ukore kare ku buciro n'uburyo ugiye guteka imitwe bari guteka imitwe go urambwira boro zose urazimaze urazigurishije urabona zinazimaze aho kugira ngo ngiye kwiba no guteka imitwe nagurisha ibyo ni ibiki umuntu aba yaratuguze afite akazi bw'amwere ejo raje n'iyi boxa usigaye wambara ibyo ntabwo bikureba nyine mbwira reka guteka imitwe mani umva wowe hamagara Frederico kumubwire ko namuboneye akazi nta bintu byinshi ni ibyawe wowe mama mubwiye nde Frederico yego Karoli agurisha byose ziharamu n'ayamatu azane ziba nyine twumve kayifata ntagire bonus nyine ziba twumve kayifata iki ziba nyine gabanya ubugabo nyine twumve kayifata hello ndisura bwoye wa undi bana na rugaravuze sumuzi rugaravugwa mubyara wawe uvukana na nyuko sha reka da Kigali twaragafashe nyine tuba tubayeho nk'abapatoro ubu ngubu ntabwo n'ukuntu mbikubwira ubu dusigaye tubayeho nk'abapatoro ucongo turazikorana iyo wana noneho umuntu abakenyeye agasuma ari kwirebera akamuvi oyesha uyibyo byo gupfa byo bubiretse ntabwo nibyo nari ngamije ahubwo mbashaka dodana icyayi hano ninywere dore ibintu biba byakase hanyuma rero ikintu nari nguhamagariye nani wowe Frederico ntabwo nakubwiye Frederico ikintu nari nguhamagariye nyine nuza uyu rugaravu yari yakuboneye akazi ariko icyitonderwa ako kazi karasaba ibihumbi ibyo 50 kandi nabizi wanyu oya se tuza mbanza mubwira uko nako gateye nimugashaka guhitamo nkamwubagurika mu dore k'abantu bo mu cyaro bajyanga mwa bagize inuza sawa mbo ako kazi uradabizi mworoye amatungo woroye ingurube inkoko inka ibintu nk'ibyo wanyu nawe ujya ngabo shaka none uko ubwira mama wawe na papa wawe ko rugaravu yakuboneye akazi nge numvuge uko nge ndabizi ariko nge uvuge rugaravu mubwiza harama zigurisha rugaravu ugurisha izo ngurube rugaravu azita ngo nuza harama iki zinavuze gitaye ubwoba nabona nagishobora n'imbaga ari haraniya sinzi noneho
ushyira amafaranga yanjye kuri telefone. Iyi guhamagaje ni ya Rugaravu umbwire ngo ubwire yanjye. Oya, uyagize ku ya Rugaravu akundinda ya Rugaravu. Akundinda ntabwo yajya kukwishyura nawe niyo company igiye kuguhagaze. Uzaza. Inaba bahita muki. Hana sasa mukoro wowe. Ye mukanogo. Mukanogo. Shani mukanogo sha. Hanyuma inzira zacu naza gucya. Hajya kuri bya bikontineri. Yahita yinjira unakubita kuri ya gate ara hirya. Yego ugazaca ku bikontineri. Ohe nawo uzaca ku bikontineri. Uzaza gucya uze nyine urumva. Uze gutya uze inzira dore ni yingi urumva uce hano uce hano nyine hose. Oya da. Gira rero yashireho nyine urumva. Hanyuma ubwo uzaza gutangira akazi ryari? Oya ejo nawe Fatira mubwira fatira haze nonaha. Oya nona. Ratanona Rugaravu ari gukubesha nuza boss wandika. Ndimugora bararashitseho. Muzade hoya yashireho none nta kibazo cyo kuza nimugoroba utazava mu rugo twarakubeshya kandi urakana ke wacu shana ngo twakubeshya 0 shiraho 3 na 0 rimwe karindwi 3 icyenda 5 iyo mazina ni Feliciane Surabwoye niyo mazina niyo mbaruyeho sawa ngo ndaje ndegereze ndeyo koze ndabikoze ariko rero ngamubwira nubwo mbikoze urumva tunayishimisha wagize agatekerezo keza uri umuntu w'umugabo gusa uzabyisi mama ye Feliciane nazana no hajya yitwa Frederico nazana agatsanga namwe azigera nambona amafaranga dore ngaye ngiye gufata 30 wenda gwa 20 urumva 20 nyine ndagwa 20 kwagiye Warya niwe wawutetse kandi njye wazanye igitekerezo. Niwe wazanye igitekerezo nibyo ariko nicyo watetse umutwe n'ibyo. Ntacyo. Yenda gusigira 20. Ngiye kwigendera urumva. Ubwo byawe nabo nyine nimwe mubizi. Gusa reka ndebe n'indaya ngiye kwirebera ngiye n'ubuswira. Hano muco iki kirira uturizo. Nsugo ngiye yanshyiraho inyama y'inuze sha y'inzoga. Uhamagara kuri telefone yawe. Kirira uturizo. Ushyiraho n'inyama y'inzoga. Ndabira n'ikiraya kiza gifite amabuno gifite akabuno keza cyane gatoshye gasiga inzobe nkunda gadafite ibitama binini gafite udutama dutoya yamariye n'ubundi niho ngiye kuyamarira ndaje bamusa yo kwigurira inkweto n'uturizo twiza nyine uturizo yabamba box usa nibagirwe n'aka gasibe banyanuka ibagirwa Bite sha bisawa Frederico amakuru mu cyaro se sha amakuru ni meza neza karibu icara ibitebe ufite intebe nziza Kigali twege byaciyemo ntago ese amakuru y'imizi ariko sha ugereka akaguru ku kandi nguti bundi amakuru ni meza umva shaka do Yona umva shaka do Jeno nzanire ya capati yarahirya za capati gira vuba banguka kandi gukora nibakwe ndikona I want problems always. nuko sha aha sukira aho ngaho Frederic mbona sha ureba nk'umujuru usigaye wiba ushobora kuba usigaye wiba aho sha akira Kigali kugira ngo Kigali sha naho ubundi sha ibintu Messi watwumvishe utuntu two mu mujyi turaduhenda ariko iyi ngiyi ubona iyi ntiguze 20 sha 20 no 30 yarayobye veni niyo yatugezeho